umuntu yabwirwa n'iki? Reka nkubwire nta cyamukubwira. Uzi ikintu kizakubwira umuntu utera umwaku? Nta muntu uzinduka kumurusha, kandi akazinduka nta kazi agiyemo. Ikizakubwira umuntu utera umwaku azindukira ku nzira, cyangwa se niba afite imiryango barebana y'abaturanyi azinduka yicaye hafi y'iyo miryango. Ntabwo ushobora gukingura ngo usohoke ugenda amahoro uve muri urwo rugo utahuye na nyibibaho. Mbese se ushobora gusanga yari yicaye ategereje kugira ngo ambwire ngo mwaramutse. Rero ikibi cyabo noneho ntiwanamucika atagushuhuje. Ntibibaho. Ga arakubwira ati waramutse Gadi, cwe Gadi waramutse, cwe ese ga waramutse ute, yanagukurikira. Ikibazo cy'amatsiko bazaboneka kureba muri famiye yacu n'abanzovu n'abakana bakanyombya. Uwo muntu ari hagati muri famiye yacu akaba ari Kanyombya se ubwo yanditse. Nabafata nkabashyira mu nzu, kuwa kane hakagera bakankorera ikibagenza ngo bari kuroka. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel. Hello guys, bakunzi ba Kigali News Channel. Reka ntangire mbaye ikaze ndetse nanabashimira mu mwamaze gukora subscribe kuri Kigali News Channel. Ngira ngo nibutse namwe mutarayikora kugira ngo mukore subscribe, mujye mubasha kubona notification z'ibiganiro byiza tubagezaho. Ndabizi twarashwanye ubu ariko ndaje ngo twiyunge. Dore igihe tuba tumaze ariko noneho bisigaye ari Gadu bitera ari we muzanga. Kubera iki? None se si wowe ubura ngo dukore? Nararwaye ntago wansubije. Oya ga y'urwaye urwara intoki Kubera zo gusetinga ngo dukore. Nari ndwaye indwara Liza, kandi nawe barabimenye ko narwaye. Kuba narabimenyereye ibyo ntibituma amakosa njyaho. Kuba wari urwaye ntibivuga ko amakosa njyaho ngo abantu babyumve. Amakosa ni ayawe. Ako niciye amande. Siniciye amande. Wiciye amande. Nawe tumeranye neza. Irafata. Yeteri bashyiraho n'agakomande. Nibwo amande aba acitse neza. Ibyo ngibyo uwo mwana araza kubikurikirana. Buriya fanta ntabwo ikura amande. Amande akurwaho na komande. Ntabwo wumva ko binafite aho bihuriye. Kutambwiye se kare. Amande ni komande. Oya ariko kubona imwe ntibikuraho ko komande yajya ahari nahasize. Meze neza? Meze neza. Ko wabyibushye cyane se? Ntabyibuha, serega ngewe meze neza ndabyibuha. Yego. Ndakennye ariko sinkennye cyane byo kuba narira. Liza twarabuze. Twarabuze ariko twabonetse. None se njye nahimbaza iminsi ntanakoresha telefone. Ni iki kigezweho? Kuri iyi mihanda kigezweho nuko Pastor Mutesi yashatse umugabo. Nakada? Ano batumbire mu ruhu cyangwa utumba uturike se mabondo yinjire. Kukwitaba bisaba iki se? Iyi ntago ari telefone yanjye niguriye barya neza. Iyi ni telefone yanjye bwite cyane ko nampamagara mu gitondo kandi ubizi ko utera umwaka. Nese Liza ubundi haba abantu batera umwaka. Uyu watera umva. Umuhanya nta nubwo ari umwaka. Nese abo bantu babaho. Umuntu yabwirwa n'iki? Reka nkubwire nta cyamukubwira. Uzi ikintu kizakubwira umuntu utera umwaku? Nta muntu uzinduka kumurusha, kandi akazinduka nta kazi agiyemo. Ari ako gutera umwaku gusa. None se nabo babizi akabatinze gute? Ababiyobewe se. Ubu wakuvuka kuvura uruhinja bavuga ko wanyu mutera umwaku ukarinda usaza, nyoko agapfa bavuga ko atera umwaku. Uwari umuntu wakwicara akavuga ati ngendera umwaku ndabizi. Ababizi mu mutima ntiyabikubwira kugira ngo utamwirinda akabura uko ugutera, ariko ababizi ko awutera. Mbese se ashobora kuba abizi akavuga ati nta n'umuntu nzagutera, nta n'impamvu yo gutera abantu umwaka. Ntabwo bishoboka. Wari wahura nawe akavuga ngo nta muntu nzawutera, akaba awufite aho umaze iki? Ngo yaba arimo awitera. None se Liza, icyo ni ikimenyetso cya mbere. Barazinduka cyane. Bazinduka kubi kandi usanga nta kazi bagira. Ikizakubwira umuntu utera umwaka azindukira ku nzira, cyangwa se niba afite imiryango barebana y'abaturanyi azinduka yicaye hafi y'iyo miryango.
ntabwo ushobora gukingura umusohoka ugenda amahoro uve muri urwo rugo utahuye na iwabo. none se Liza umuntu ashobora nk'ubu wenda ntuye mu gipangu nturanye n'umuntu runaka ndazindutse ndamusanga yicaye aho ngaho hanze asa nk'uwari utegereje ushobora kugukubita uw'igikatsi. mbese se ushobora gusanga yari yicaye ategereje kugira ngo ambwire ngo mwaramutse. rero ikibi cyabo noneho ntiwanamucika atagushuhuje ntibibaho. Ga arakubwira ati waramutse Gadi cwe Gadi waramutse cwe ese ga waramutse ute yanagukurikira burya mwanagera bura nubona umuntu akunda kugusuhuza cyane ujye umwibazaho hari igihe akenshi abatera umwaka. ahubwo njye ntabwo uzi ikibazo nibaza cy'abantu. hari umuntu uri kugutera umwe se Ese Liza wabwirwa n'iki ko ubona ko n'abantu bafite ibihanga bamagira ariko ntacyo n'ubundi nisamye nasanze bawutera kubi. ubwo ni njyewe uvuze ahubwo njya nibaza Kanyombya kuki ntawe wajya ntera. ahubwo icyo nari ndi kwibaza kandi Kanyombya ko nasa n'uwawutera. none se ikibazo ahubwo njyewe ikintu nari ndi kwibaza ubu ngubu ntushobora kuba nyine ushobora kubwirwa n'iki ko awuguteye kugira ngo wirinde umuntu yawirinda gute. ubyemera ari uko ubibonye nyine umuntu yawirinda gute. ntabwo wakwirinda umwaka uketse wirinze nyirawo. Liza nimugoroba uzi ko hari umukobwa mushobora kurarana mu nzu bugakisenyuka. bugakisenyuka nta muntu yikubisa nta n'umuntu yikozeho. wajya kubona ukabona iraguye. Liza nimugoroba noneho hari umwaka ubita hari umwaka ubita amakobwa uwo mwaka ugirwa n'abahungu gusa. ubu umeze utubwo umuntu bateye umwaka ubita amakobwa ashobora kumara imyaka 5 nta muntu umuhaye n'abaguriye baramwima. ubwo ni umuhungu ugira abahungu nibo bawugira nta mukobwa uwugira. abakobwa bagira uwitwa amahungu abaye se ari ubwitonzi. ubwo abantu baba barawutewe tukaba turi benshi. Liza ubwawe hari uwagutera amakobwa abizi se uko bawutera mukabyarana ukuntu uzi gutereta. ariko da iyo umwaka waje n'inkende ibiti biranyerera. Liza nimugoroba cyagiye tumara kuvugana nagiye narindi kuri Twitter hari igitaramo kizaba ku wa 4 Genesis hatumiwemo abagabo babiri Nzovu na Yaka. umuntu wa mbere wapostinze kuri Twitter yanditse ngo ikibazo cy'amatsiko bazaboneka. uratekereza ari nk'iyo mpamvu yatumye uwo muntu yandika gutyo. njye nizeye ko icyonzi cy'uwo muntu si uwa kure. ntabwo ari uwa kure kubera iki umuntu wavuze gutyo ntabwo ari uwa kure. kure hehe se nagatuye kure cyane kure hehe muri famiye yacu na Banzovu na Yaka na Kanyombya. uwo muntu ari hagati muri famiye yacu. akaba ari Kanyombya se ubwo yanditse akaba ari inde ari Kanyombya wanditse iyo message. oya cyonzi cyo nuko uwo muntu ari hagati yacu. none se uratekereza ari impamvu yanditse ngo bazaboneka kuki nyine kubera iki yagize icyo kibazo. yagoswe nuko azi ko ari wowe wenyine uzaha abakura. ari buza aho abakuru gute ahubwo avuga ngo bazaboneka kuboneka nuko azi ko ari wowe wenyine uzaha abakura kuko ari ukunda kubahiga cyane. ariko nyine bizaboneka. ubuse Merisi n'ubwenge mbona azi yatinyuka gutumira Nzovu na Kanyombya akaba baretse ngo babe batembera mu gihe kwa 4 hataragera. Nzovu na Yaka nako Nzovu na Yaka Merisi n'ubwenge mbona azi yabatumira yangiza agatinyuka kubarekura ngo babe batembera mu gihe umunsi taragera. noneho ukurikije ukuntu ubazi njye nabafata nkabashyira mu nzu kuwa 4 hakagera bakankorera ikibagenza nkabarekura bakagenda. noneho ukurikije ukuntu ubazi iyo show uratekereza ko izayimeze gute none. ndumva izabishekeje. n'ubundi nicyo kiba cyajyanye abantu. nanjye ubushize nanjye nagiye. wari wajya muri Genesis yako wewe uzi ko ntajya muri Genesis kuva ariko umunsi nagiye nzicara imbere kubera njye nzicara imbere rwose. none se Liza wazagiye ejo bundi
tuzagiye kuwa kane uzanyishyurira itike se nta kibazo VVIP nta kibazo tuzagende gare uratekereza noneho nk'umuntu utaritabira iriya show sibyo noneho nk'umuntu nyine ushobora kuzabona umwanya kuwa kane ari ubwa mbere yaba yitabiriye iriya show yabaye akananzovu uratekereza nyine izaba imeze gute izaba iryoshye pe izaba iryoshye nibagerayo batasinze nibagerayo batasinze kandi bafite akazi nese ubwo basinda babizi ko bafite akazi none se ikindi gihe cyose baba bakarimo basinze batakazi none se ariko hari nk'abantu bashobora kuba basinda wenda bikaba bitakica akazi inzovu nahagera yasinze ikizababwira ko yasinze muzamubaze igihe yavukiye nimusanga ari 8/6 muzahite mubaza igihe yatangiriye ishuri nimusanga ari 8/6 mumubaze igihe yabatirijwe nimusanga ari 8/6 mumenye ko nzovu tayari byaciyemo muzamubaze umwana w'umukobwa mukuru ahantu yiga ese Liza kubera iki we batajya bagutumira mu bitaramo ibyo aribyo byose ubundi nk'umuntu ashaka guhamagara yaguhamagara mu gitaramo cy'umuziki cyaba genda gusetsa cyabatera amakofe yaguhamagara nyine yagukarasa cyabatera amakofe usanga gutera amakofe se yewe waje tukayaterana nyine niko nyine abantu bakuzi nk'umuntu nyine ukora iki kuri iyi mihanda ahubwo se wowe umbona mu biki iyo mbonye kuri iyi mihanda mbona mu biki urumva njye duhurira henshi yaba mu mihanda yaba inyuma yayo iyo mbonye mu mihanda rero ubona ndi mu biki nkubona urumva njye nkuzi nk'umuntu utanga ibitekerezo nta muntu njya ibitekerezo rwose ntazagire n'uwicanga nanirwa kwitekerereza ngo arindire ibitekerezo byanjye none se nk'umuntu ashaka kwicara ari gutegura event runaka ni nkahe nyine umuntu yakagukeneye ku buryo bavuga ati umuntu uzategura ibintu ibi n'ibi nanjye nyamuneka uzandebe no muri komedi mpamagaye nakwatendinga kandi nabyitwaramo neza na wasetsa abantu fresh ngo udusetse ese ubona ntashakeje ubona ntashakeje umuntu ushakeje sabaho abameze ati nk'uko umeze ubu turasekeje we niki kigusetsa se kuri wowe njyewe ubu si igishakeje n'iki koko njye ndireba ntabwo ujya wireba iyo nirebye ndeba ku bibazo mfite aho guseka nahita nanarira nibeshye nkireba noneho ngaho udusetse kugira ngo umuntu hari uri gutegura avuga ati ubutaha noneho riza abantu bamukunda gusa urabona umuntu yagusetsa n'iyo nzara ufite ugaseka urabona umuntu udashaka ko murwana yajya kugusetsa n'iyo nzara ufite ugaseka ni ukuvuga ngo uzajya usetsa abantu hariya hajya abahaze shumi nta muntu wajya yashora urumva umuntu araguhamagaye setsa bano bantu mwagenda nkabasetsa kuko buriya abantu bahaze guseka kwabo ntibigora ikibi ni ugusetsa umuntu ushonje nk'uko kwawe ugeze ese ngiye uri kuvuga iki ko nshonje nyowe urashonje biragaragara uri kundeba kurira ibibazo uri kumbaza biri kuva mu ngoto si mu mutwe njye nawe dupfiki dupfiki nkwatse iki nigeze kera Liza reba sha bari kumbwira ngo narinzi ko nkoresheje mokashi inguzanyo yakwiyongera na mobile money barayiborotse bari kugira ngo ibyo birakira Liza ugeze kuri stage sibyo uri kumva hako nko kuri MTN iyo babwiye umuntu ngo utifuza ubutumwa kana akanyenyeri bari 835 ubundi barinda bambaza ngo utabwifuza bajye bambaza niba mbwifuza nkabemerera cyangwa bakanira njya kubikanda ngo bugende bwaje kubera nese ntabwo baba ari ingenzi uko kwanduranya ako baba ari ingenzi Liza biba ari ingenzi kujya kumbwira ibya mokashi baramborokeye mobile money barabona se nzajya kuri mokashi nciye urumva iyi ni message none se hari panya zijya kuri mokashi Liza wazababajije oya ntundi ababajije rwose barwaneho bansubize
ngo umuntu warya ngo ambwiye ni ukuvuga ngo nk'ubu ugeze kuri iriya stage sibyo ukeneye amafaranga sibyo umuntu aravuga ati Liza hano ngiye mfite amafaranga mujyanye kuri stage nk'iriya huzuye abantu sibyo wakwitwara gute kuri stage kuri iriya stage ntakitwara ukundi gute se wagiye nsanzwe ngenda guhagarara gusa ukakureba ese kundeba byo si byiza none se reka nkubaze reba nkuriya mukobwa wawe wicaye imbere witwa Melissa uriya mukobwa arinda irahazi itako rirahagije ibuno rirahagije ibere rirahagije umutwe urahagije uko angana urabona icyo ashigaje atari uguseka andebye ni ngombwa ngo ninde kuvunika ngo naseke andebye agaseka bitwaye nari nzi ko ndi umugabo ariko nasanze ndi imbwaga cyagenze bite nasanze ndi imbwa reka kubwire narimutse ubu narimutse urabizi ahantu wansangaga nawe wansanze uyu munsi ntabwo ari hamwe noneho birangije njya muri dushe aribwo bwa mbere nimukiye aho hantu nkata mu gikari ngiye koga ntereka ibase hasi ngitangira kwitera amazi mbona akayoka inzoka nyine ubona ko ikiri akana ariko nyine yandi yakurya nkuru akubona ko ikiri akana imeze nk'aho mukoba bahambiriza igare bagiye kuvoma shaga ubwo nari ndi kumwe n'umuntu nkamubwira niwe wambwiye ati dore inzoka ubwire hagati yanjye nawe ari nka hariya hirya nanjye ndi nka hano inzoka n'ibase biri hagati mu by'ukuri nabonaga inzoka hari akantu nanakandagira gutya nkaba ndakishe bwa iyo nzoka yanteye ikibazo kubera se yarakuriye induru yashakaga kundya mvuze induru wa wundi uri inyuma atereka njye kuzana ikintu nyice yagenda nkubona irashaka kunsimbukira nkamubuza kugenda kandi komeza izi nsanga bwanaraye mvuze induru ryageze nka saa saba z'ijoro iyo nzoka itarapfa nabujije ujya kuzana icyayicisha kujya kukizana none se wari ukiri muri dushe se mfite ubwoba nageze aho nshaka kurira igipangu cyangwa yarije ngo nawe muyikarabye yarije kundya cyangwa yashakaga kunkora bimwe bya Adamu na Eva mu kimwe Adamu na Eva muzi se ko ngo ari inzoka yakoze rizugira inkuru uzi ko ubu ugeze muri Bibiliya kandi Bibiliya ntago ari yo gukinira nta Bibiliya ngezemo njye mvuze inzoka na Eva Bibiliya n'inzoka na Eva bihuriye nase Bibiliya mu cyongereza yitwa Eva cyangwa yitwa inzoka wari umeze neza oya tukomeze ntabwo uzi ko mu inzoka ngo yagiye gakoza akarizo mu bintu bya Eva Liza wandangiye hano byanditse nkazajya kubyisomera urumva ni ukuri Yesu we ni ukuri ibyo bintu pe nibyo wahabona kandi ungiriza umusazi ga wabona ungize umusazi iwanyu saba arokure ni ukuri ureba ubaza usibe kubaza mama wawe gusa kuko yagukubita imfuniro ukazayumva ushaje Liza umeze neza ngo imajije kugakoza mu Eva ngo yumva ni byiza inzoka igiye rero Eva aza kubikenera arabibura urumva ubwo agatara kari kamwakiye n'iki agatara hari mu mwijima yarakeneye bya bintu ubwo ni kumuha Liza urumva kubaye ubwo urumva niko wadutse ubwo Eva rero ntabikeneye ntabibuze akore arrangement areba nk'akantu kari kwa Adamu ku mubiri wa Adamu kapfa kumera nk'ako karizo k'iyo nzoka niko kubona ntuza rero niko kubona ntuza Eva barayikoresheje amaye yumvira uti inzoka niko kugira ate niko kujya bajyunana na Adamu Liza kuwa kane tuzajya muri Genesis muri Genesis comedy kuwa kane ariko nashaka no kuzabaza ikibazo ku kigendanye n'iriya ndirimbo baririmba iririmbe twumve reka gukinga wongere nka muzindi gukinga wongere nka muzindi
najyaga numva bagira ngo ni ngo kabukinga wongere inka mu zindi. ngo iki reka gukinga wongere inka mu zindi, kagukinga wongere inka mu zindi. Ako mugani ya ndirimbo ni noneho wabona ka Muhinde rero n'ukuntu kireshyera ugahita ubona niko bakwiriye gutuma ngo ujya kongera inka mu zindi. noneho hari igihe kabaga ariko kariho inyuma. Liza, ubwo tubwira abantu ko duhari noneho muri Genzi bisanzwe nyine ako kazi ka buri munsi bisanzwe oya turahari iriho cyo ntago byari biduturutseho. ese ga reka nkubwire ibintu dukina. reka dukine We Listen Don't Judge. njye nawe se gute nyine nanjye nze tuyikine cyangwa tuyikine nyuma ya kamera cyangwa uri aho ngaho tuyikine uri aho nta kibazo. Banze harya bayikina gute wowe banze? We Listen Don't Judge. We Listen Don't Judge. Uruka cyagiye uza kundeba ngo dukore Kimironko ukahasanga Keza akakubwira ngo nagiye wa mwana wo mu rugo akakubwira ngo nagiye gukoresha telefone. burya nari nagukwepye nagiye mu nzoga na telefone nari nashyizemo kode ntacyo yari yabaye. nta kintu nemerewe kurenzaho nta na kimwe. Don't judge. kumirwa ariko byo biremewe. kumirwa ntariwe ariko ntabyo kujudginga. ushaka wumirwa ucura igihumbi. ni Seriza ngiye nta kintu na kimwe mfite. nari nasinze nabaye ibyatsi buriya nari ndyamye. none se kubaza byo biremewe kandi ukambwiza ukuri. ko numva utangiye gushaka kujudginga ngambaza bisanzwe. ubwo ngubwo n'abantu niba twumva batujudginga. yego uribuka i Kanombe sibyo cyagihe iruhande rwo kwa Mani sibyo turi kugenda n'amaguru twari turi kugenda tubara ibya bintu ndabivuga Liza ariko ga wawe ugira amagambo unyemerere mbivuge n'umubare twari tugezeho dukomereza bivuge ijana nawe ntiwabitinyuka. biriya bintu bivuze reka gusa twari tugeze muri 6. twari tugeze mu 146. njye nakomeje kubara burya nageze muri 6. noneho reka nkubwire nkongerereho n'abandi rero ugiye kongera abantu nyine biriya gahunda. Liza wakoze cyane rero. nawe urakoze cyane. gusa abantu bakeneye umuti wo kugabanya ibiro, kwirukana ubwanwa n'ubucakwaha, ibintu nk'ibyo byose. Ese mu miti yawe ucuruza ngiye ubona nkeneyemo nk'uwo ukeneye wongera akanyabugabo. ubwo yandi ikigo ntakongera kandi ntawo ncuruza. ubwo ni ikizi ko ntakongera waba ukagira se naba naraguhaye pasi kakunanira. Seriza umpa pasi ngiye ndabwiye ko nyishaka. none se ubu ko winaniwe ntabwo nayishaka. rero ubwo urumva ufite akanyabugabo. 0785352766. Kigali News Channel. Stay connected, stay entertained, and stay inspired with Kigali News Channel.